Hello everyone guys, my name is boy Justin Paul 215 magana mirongo itanu number 1 Kizigenza musore w'Abanyarwanda. So guys, umukobwa wo muri Rulindo kabisa akaba yazize ko yari akiri isugi maranye n'umuhungu imyaka irenze 3 bakundana. Ariko umuhungu kajya mubwira wamaye yivi na yivi, wamaye yivi na yivi, umukobwa ati tuzabikora umunsi wageze. So final finale rero, wa munsi yatariki bari barihaye, wa mukobwa w'umurundi wemeye kumuha nyine ibyo yashakaga, wemeye kumuha ibyishimo yashakaga, tayari aramuha, maze kumuha wa mukobwa ati baby igihe cyageze dushakane. Umuhungu ati reka ntago tukiri kumwe, ahubwo nishakiye umurundi. Ngayo nguko amasugi bagiye kujya bayakatira, bayate yawuzu ewewe bega. So nagahinda gakabije kuba ategereje umuntu imyaka irenga 3, final finale akagukatira. Ibaze kweli abari inshuro nyinshi nagusabye kunsura ngo ube wamiriye mu birenze, ukambwira ngo uri umukristo uramasugira iki. Ase baby twarabipanze, nkubwira ko tuzabikora igihe kiri ngombwa, sibyo? Ntabwo bivuze kunca inyuma ko tutarakoze biriye, sibyo? Baby mbwira nihe mpamvu yatumye nyinisha gutya umwaka wose n'ibintu byose twakoze ukanyinisha. Twakoze wamagiki ko wari waranyuma. Ahubwo se ni iki nataguhaye? Ni iki nataguhaye? Ese uri kuri kamera cyangwa biri kuri kode gusa? Baby ngibyo ntabwo ari byo uri kumbaza. Ndi kukubaza uwo murundi ninde, byatangiye ryari, kuki utambwiye basi? Kamubwire tubikemure fresh, sibyo? Okay, ngambwire. Wabari inshuro nyinshi amafoto yawe mfite se cyangwa amadate yawe cyangwa mu message yawe mfite n'ibiki byawe mfite bagupanura byo mbose poa amenye ko nakwanje. Ese baby ninde wampanuye? Ni amagambo, sibyo? Ni amagambo. Nese uki utambwiye ngo tubiganireho warangiza bigatuma uca inyuma kundi mukobwa. Baby umwaka wose ushize ibintu byose twakoze bitishije agaciro umwanya wanjye wose. Niba ari n'ibiceri wakoreraga kwa Gasana urahiye, kuko mani wowe kwifata ukambwira ngo nta sex we duzama ngo ntabyo bakora, ariko umva amakuru ngo urabikora. Abahungu bakunyuzemo ari benshi, that's a shame. Now bye.